duterura iki kiganiro twahereye ku mibare dukurikizaho byinshi cyane bakubeshya, byinshi cyane ugomba kumenya, byinshi cyane ugomba gukora kugira ngo siporo zikugirire umumaro mu rugendo rwawe rwo kugabanya ibiro, rwo kujya kuri tayi, rwo gukipinga iyo sayizi ufite kandi wifuza. Twakomerejeho tuganira ku mirire. Uyu munsi reka turebere hamwe, uretse siporo, uretse ibiryo, ni ikihe kindi kintu wakora, ni izihe ngeso wakwirinda, ni izihe ngeso wakwadoputinga kugira ngo urwo rugendo rukorohere, rukuryohere kandi ruguhe umusaruro wifuza. Ugomba kwita cyane ku ntego zawe. Ufite ibiro 90, urashaka gutakaza ibiro bingahe mu gihe kingana gute? Hari ukuntu abantu babyuka bakavuga ngo mfite ibiro 85, ndashaka kugira ibiro 60. Ugasanga objectif ziwe ntabwo ziri realistic, donc afite intego atazigera ageraho. Ndaguha urugero, gutakaza ibiro 10 mu gihe cy'icyumweru ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora gutakaza ibiro 10 mu gihe cy'icyumweru ngo usigare uri umuntu muzima. Niyo mpamvu iyo umaze kwandika intego zawe nzima, like ndashaka gutakaza ibiro 10 wenda mu gihe cy'umwaka, mu gihe cy'amezi 6, kugira ngo mbigereho nuko nzajya nkora siporo 3 mu cyumweru, nkarya indyo zimeze gutya buri munsi cyangwa se mu cyumweru. Izo zose ni objectif ugomba kugira. Nyuma rero yo kwandika objectif no gutangira kuzikoraho, ugomba kuzajya ukurikirana intego zawe. Cyajya ufasha ka break, wisuzume neza, witekerezeho neza, hanyuma wibaze ngo ese za ntego na setinze ko navuze ko buri munsi cyangwa se 3 mu cyumweru, kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatanu ngomba gukora siporo. Uyu munsi tukaba turi kuwa gatanu, ese siporo nazikoze? Niba nazikoze iminota 45 nkuko nabyiyemeje, utontu nk'utwo. Donc fata akanya 2 cyangwa 3 ku munsi, utekereze, ureflecting, wongere usuzume za ntego zawe, urebe ibyo uri gukora neza mu rugendo rugana ku ntego yawe, hanyuma urebe n'ibyo ugomba gukosora. N'ubuzima ugomba kubaho umunsi ku munsi, ni intego ugomba gutekerezaho umunsi ku munsi. Icya kabiri, ihene nziza ntawizirika ku ihene mbi. Uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro, ariko wiziritse ku bantu musohokana, murarana amajoro, murara murya amaburushete, murara donc ukarara urya unanywa bya bintu biri hanze y'ibyo ugomba gufata, yangano y'ibiro by'ibiryo ugomba gufata, donc ukarira ya masaha utagomba kurira. Kubera iki? Kubera ko ufite ikigare ugendamo, ufite abantu muri kumwe mudasangiye intego, ni inshuti zawe nibyo, ariko ibuka ko inshuti zawe zitagusiporta, zitagufasha muri urwo rugendo wihaye, zitumva neza ko waretse kunywa inzoga kugira ngo ugire ubuzima bwiza, zitumva neza ko kurya ku masaha runaka, ukaryama ku masaha runaka kugira ngo ugire ubuzima bwiza. My dearest friend, uri ihene nziza ariko uri kwizirika ku ihene mbi. Shakisha uburyo utaluzinga inshuti zawe, dore ko inshuti bidutwara igihe kugira ngo tuzibone, ariko nanone buri gihe ukomere ku ntego zawe, wibutse inshuti zawe ko nubwo mudasangiye intego, zitagomba nanone ukomeza zigupusha ngo ureke inzira watangiye ujye mu nzira barimo. Kabone niyo byasaba kuzirika, ni ngombwa cyane kureka izo nshuti aho kugira ngo ukomeze wongere ibyo biro bizakuviremo za ndwara, za ngaruka zose twabonye. Bityo ku munsi uzaba waciyeho wazize, reka tuvuge diabete, reka tuvuge stroke, reka tuvuge umutima, reka tuvuge stress, bazasigara barya, bananywa, banaririmba, bavuga ngo runaka yari umuntu mwiza. It's better yuko nibanga kumva, nibanga kugusiporta, izo hene mbi uri kwizirikamo zihorere. Nyuma y'ibyo rero, my dearest friend, gabanya gutoragura, gabanya kuryagagura. Mu kanya ufite udufiriti, mu kanya ufite udupizza, mu kanya ufite uturindazi, mu gitondo wakoresheje aka Rolex. Donc urimo uraryagagura buri kanya, urimo urarya utubombo, urimo urarya udushokora, ufite utuntu aho ngaho uri kurya. Gabanya gutoragura, gabanya kuryagagura. Nimba ari ingeso ufite yakunaniye koko ushaka kuryagagura, fata agasahane, fata akantu, ukatireho udupome, ukatireho imyembe, ukatireho imbuto, utereke hafi yawe, donc utangire urye nta kibazo.
ry'imbuto, uryagagura izo mbuto, uryagagura izo mboga. Cyagiye uri kureba match nijoro, cyagiye uri kureba filime nijoro, cyagiye waraye ijoro uri kureba basket. Hindura bya bintu ufata, za njugu, bwa busukari, bwa cookies, za keke, za nzoga, ibyo byose bihindure. Kora ji y'imbuto, fata ijage y'amazi, fata donc imbuto. Nuba uri n'umuntu ugiye kuryagagura, uryagagure ibintu biri kuri menu yawe. Kurya udufiriti twa buri kanya, utunyama twa buri kanya, utuburushete twa buri kanya, magi, Rolex, ibyo bintu byo kuryagagura. Niba byarakunaniye, ibuka ko ku munsi ugomba kurya imbuto n'imboga byinshi. So nimba rero ufite ingeso yo kuryagagura, yegereza imbuto, yegereza imineke, yegereza imyembe, yegereza amapapayi, yegereza amacunga, yegereza indimu. Ibyo ngibyo ntacyo bizagutwara my friend. So mu rugendo rwawe rwo kujya kuri tayi, rwo kugabanya ibiro, rwo gukora izo siporo, umunsi buriya uba ari muremure, uba wawukozemo byinshi, uba wananije umubiri, ubu umubiri wanawuhaye byinshi. So nanone ukagira n'izo stress n'ibiki byose. So ni ngombwa kuryama nibura hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9. So ibagirwa bya bintu byose bakubwira ngo kora amasaha menshi, uryama amasaha makeya, kubera ko my dearest friend, haguma amagara, haguma ubuzima. Uzaryama amasaha 5, uryama amasaha 3, uryama amasaha 2, uzasanga bya biryo wariye nijoro, ya mibereho yawe, wabuze akanya ko kuruhura umubiri, wabuze akanya ko guha umubiri ngo udigesting ibyo byose wafashe umunsi wose, wabuze akanya ko kuruhuka ya stress. Turibuka ko stress iri mu mpamvu zituma abantu baryagagura, banywagagura, biyahuza amayoga, biyahuza amabroshete, baba ahantu batagomba kuba bari, bityo bakarya n'ibyo batagomba kurya, amasukari menshi, amavuta menshi. So kugira ngo ibyo bintu rero ubyirinde, gira igihe cyo kuryama, ukigenere kuryama, uryama amasaha nibura hagati ya 7 n'amasaha 9 ku munsi. Ibuka ko hari abantu benshi rero siporo zananiye n'urugero, ugasanga akoze siporo icyumweru kimwe, atangiye kunanirwa, ategereje resultat arazibuze, bityo ararekeye. Umunsi ariye imboga, ariye n'imbuto, ariye amavuta makeya, birabishye pe. Ku munsi wa mbere, wa kabiri, icyumweru cya mbere, iminsi 10 ya mbere, birabishye, ahise bireka, yisubiriye ku dupiza, yisubiriye ku mireti, yisubiriye ku kabenzi, yisubiriye ku birayi byo mu kabari, ku mabroshete, ku mayoga. Ibintu nk'ibyo byose bituma n'ubundi avuga ati n'ubundi ni hahandi hanjye, n'ubundi nzapfa. So umuti w'ibyo rero, iyo utangiye habit cyangwa se imico mishyashya, tuvuge siporo, tuvuge kurya mu buryo buboneye, amasaha aboneye, ingano y'ibiryo biboneye, ugomba kugira ikintu cyitwa guhozaho. Ntabwo ari ugukora siporo buri munsi, ahubwo ni ugukora siporo buri munsi ku masaha amwe. Nimba utangira saa 11, ubwo menya ko buri wa gatatu, buri wa mbere, buri wa gatanu, ya minsi wagennye, ya masaha uhozeho. Kuko nuryamira isaha imwe, nuryamira iminota 30, ejo uzongera uryamire, ejo bundi uryamire, bityo kugeza ubwo noneho ushidutse utagikora siporo. Uyu munsi nucikwa ukarya udufete, ukarya udupiza, uzongera wibuke bwa buryohe bwa kera, bityo ejo wongera ufate kamwe, ejo bundi ufate 2, ejo ushidukuri gufata igisahane kibiryo. So ibuka, ugomba guhozaho igikorwa wiyemeje gukora, mu masaha wiyemeje kugikora, ku ngano wiyemeje kugikoraho, bityo uzabona resultat wifuza. Ibuka ko nta wundi muntu uri responsible ku buzima bwawe. So kugira ngo umuganga akuvure, nuko uzumva urwaye ukajya kwa muganga, ntabwo umuganga azaza ngo agukure iwawe. So kugira ngo ugabanye ibiro, nubwo nta bumenyi ufite, nubwo utari usanzwe ubizi neza, nuko uzumva ko ufite icyo kibazo, ukaza hano ukareba iyi video yacu, aya masomo yacu, kubera ko wimenye uriyize. So my friend, imenye ni wowe wenyine uri responsible ku buzima bwawe, ku biro byawe, ku ngano yawe, ku ntego zawe, and then bimenye, wimenye kandi unabikomereho. Umuntu uzaza akakubwira ngo you look fine, ngo urasa neza, ngo ndabikunda iyo ungana gutyo, bla 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 bla, my friend, yes, ni byiza ko abantu baturwaza, ariko iyo turwaye ntabwo we don't really feel fine. So imenye, wiyiteho, n'ubuzima bwawe.
umuntu uzagukunda ngo nuko ufite ubuzima nyine wowe ubwawe wumva ko ari bubi bakakubwira ngo iyo size ni sawa, iyo ngano ni sawa, ngo ntacyo bitwaye, ukumva donc ugomba uroblije kubaho gutyo ngo kubera ko wahawe iyo compliment uzaba uri kwiyibagirwa. So imenye abazagukunda bazagukundira uko widefinishe ingano washatse kungana, imirire yawe. Donc wijya mu bantu ntabwo ushaka kunywa inzoga ngo umuntu aguhatire kunywa inzoga, kandi urabizi neza ko inzoga they are not really good ku buzima bwawe. Urabizi neza ko amavuta ni ikizira uri kurwana nacyo ku mubiri wawe. So umuntu rero akaza ngo usangira n'abandi ngo gira gute, no. Fata ubuzima bwawe mu biganza byawe kandi ubumenye. Donc imenye. Icyanyuma rero, jya wishimira ibyo wagezeho. Urugendo rwo kugabanya ibiro ni urugendo ruremereye, ni urugendo rugoranye, ni urugendo rukoreka, ruraryoshye nibyo, ariko biragoranye. Uzatanga amafaranga, uzatanga umwanya, bizanakunaniza mu mutwe, uzimotiva sometimes. Bityo rero ugomba kwishimira buri kintu cyose ugezeho. Ndaguha urugero, hari abantu bakomeza gupima like ngo barebe aho bageze babipimira ku munzani. Ntabwo ari byo. Yego at the end of the day turashaka kumenya ibiro tugize, turashaka kumenya BMI tugize, ariko ugomba kumenya ko nimba ukora siporo zifasha ibintu byinshi cyane. Ushobora kuba wagenda gusemeka, wakora siporo nk'icyumweru kimwe ukabona ahantu wagendaga n'amaguru uri kubira ibyuya, ako ka distance noneho urakagenda ukakamaramo, nturi kubira ibyuya, nturi guhumekera mu gutwi, nturi gusemekera mu kwaha. Donc utangiye kuba fit. Kabone nubwo wasubira ku munzani ugasanga bya biro byawe biracyari 90, 85, 120, 130. Ishimire yuko utera intambwe 10, intambwe 100, ugenda metero 500, ugenda kilometero kimwe utaratangira kubira ibyuya no gusemeka nkaho wiriwe wiruka inyuma y'imfizi. Sibyo? Urundi rugero, nimba utarajyaga urya imboga uzanga, ukaba utangiye kuzikunda, ukaba utangiye gukunda imbuto cyane, ishimire ko wahinduye imirire. Niba ukora siporo ukaba uryama neza, ukaba urya neza, ukaba ujya mu kazi, cyagiye kera abantu bakubwiraga ibintu ugahita reacting, ukavuga amagambo menshi, donc mu mutwe wawe ugashyuha. None uyu munsi yego uracyafite bya biro byawe, ntibiragabanuka nk'uko ubishaka, ariko barakubwira ntabwo ugishyuha mu mutwe, utega amatwi ukumva, uvugana n'abantu neza, nta mwagu ukigira. Ishimire ibyo bintu bito wagezeho. Usigaye uhagarara muri mirwari ukireba, ibiro biracyari bya bindi kuko ibiro birenze ibinure gusa. And again hari akenda noneho usigaye wireba, donc ukabona hari akenda kera wajyaga ushaka gutabura kugira ngo kagukwire, none ubu ngubu usigaye ukajyamo, yego karakubanye karakwegereye, ariko utangiye kujyamo bidasabye gufata kembe ngo ukate ako kenda. Ishimire ibyo wagezeho. Ndagushimiye cyane kuba wabashije kubana natwe. So iki kiganiro gishobora kuba ari icyanyuma muri series imeze gutya yo kukwigisha ibyo wakora, uburyo wakwitwara kugira ngo ugabanye ibiro. Tuzakora ikindi kiganiro aho tuzagenda explore amoko menshi y'ibiryo, icyo uretse kugabanya ibiro, uretse kugufasha kujya kuri taille no kujya kuri size, niki kindi, nizihe ntungamubiri, niki byagufasha, nizihe ndwara ibyo biryo byagufasha donc kuvura, kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Ntugabanye ibiro gusa, ahubwo ugira ubuzima bwiza, kuko ni benshi tubona bari kuri size, bari kuri taille, ariko wamureba mu maso ukabona arakobanye, wamureba donc ukabona ameze nk'umuntu w'umukecuru cyangwa w'umusaza, yakubwira ko afite imyaka runaka ukumva ko iyo myaka atariyo bitewe n'uko agaragara. Sometimes aba yaragiye nyine kuri taille no ku biro, ariko my dearest friend akarya nabi. So rero mu ma videos menshi agiye kuzakurikiraho tuzareba amoko y'ibiryo, icyo bifasha umubiri, ibiryo warya, ibiryo utarya cyangwa se warya gahoro gahoro, ibiryo watangira donc tumenye ngo nimba tuvuze indimu, iyo tuvuze indimu ifasha iki umubiri, amazi afasha iki umubiri, pome igufasha iki, dodo zigufasha iki, zirimo izihe ntungamubiri. Ni kubera ibintu nk'ibyo byose kugira ngo twubake umubiri muzima. Uretse kubaka umubiri muzima,
tuzakora n'ibindi biganiro byubaka roho nzima. Uretse icyo nanone tuzakora n'ibindi biganiro bivuga ku mibereho n'imibanire muri society, cyane cyane twite kuri morality, tugenda dufashanya kugira ngo dutere imbere, kuko ibuka ko turi inkuru z'ibihe, tureba ubuzima rusange, ubuzima donko nk'ikintu kinini cyane. Ntabwo just ari technology, ntabwo just ari imirire, ntabwo just ari ukujya ku biro, ntabwo just ari iyobokamana, ntabwo just ari amateka. Ni ensemble, ni itsinda, ni uruhuri rw'ibyo bintu byose tubamo umunsi ku munsi. Dukeneye umubiri muzima, dukeneye roho nzima, dukeneye ubukungu, dukeneye technology. Ibyo byose tugiye kuzakora ibiganiro nyuma y'iyi series. So ndagushimiye cyane rero, and ushobora gufata iki kiganiro ugakanda kuri share, ukagipostinga kuri WhatsApp status, Facebook status, kugira ngo inshuti zawe, abantu bawe kibagereho, bamenye ibyiza byo kugabanya ibiro, bamenye imico, bamenye imyifatire bashobora gukora. Si no kugabanya ibiro gusa, no mu buzima busanzwe bishobora kubafasha. Kanda subscribe kugira ngo ikiganiro cyacu cy'ubutaha uzabashe kukibonera ku gihe. Ikibazo, comment, compliment, icyo utekereza icyo ari cyo cyose, kitubaze, kitwandikire, kidusangize aho hasi muri comment. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, naho ubutaha.